Amahoro n'umugisha kuri buri wese ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Nakubwira ngo Imana iguhe umugisha, ariko uri kwibaza ngo uyu munsi tubafitiye iki, uyu munsi tugiye kubaho iki? Twazengurutse isi yose tubatembereza kugira ngo turebe ibyo dukwiye kubaha. Uyu munsi twagendeye tubarebera imihanda itinyitse iteye ubwoba, bamwe muri bo bakunze kwita imihanda y'urupfu, kuko imodoka zicamo cyangwa se abantu bagendamo ni babandi bashize ubwoba. Abo ngabo abari babandi badasanzwe, kuko muri iyo mihanda abagwamo ni benshi cyane. Imodoka bamwe banyuzamo ni za modoka zimwe zirenze, kuko hamwe usanga ari rubura, ahandi ari mu misozi, ahandi ari mu buvumo. Iyo mihanda niyo twabakusanyirije. Umuhanda dusanga ku mwanya wa mbere ni umuhanda bita Karahadung La Road. Uyu ni umuhanda uteye ubwoba abantu benshi bakunze gupfiramo, dore ko uyu muhanda batubwira yuko wapfiriyemo abantu bagera mu 5,000. Ubwo izo ni impanuka zose z'imodoka zagiye zigwamo. Uyu muhanda wa Karahadung La Road, akaba umuhanda ukaba warubatswe mu 1976 kugeza mu 1988. Uyu muhanda ufite kilometero zingana na 86. Izo akaba ari kilometero z'uyu muhanda. Uyu muhanda ukaba uherereye mu Bushinwa mu majyaruguru asatira iburengerazuba. Uyu ni umuhanda dusanga ku mwanya wa mbere. Umuhanda dusanga ku mwanya wa kabiri ni umuhanda wa Gwaryung Tano. Gwaryung Tano ni umwe mu mihanda dusanga mu Bushinwa, nawo akaba ari umuhanda munini cyane, ariko umuhanda ubamo impanuka nyinshi. Benshi bawita ko ari umuhanda w'urupfu, dore ko umushoferi unyuzamo imodoka aba yarakoreye perime, apana bya bindi byo gukina. Kuko abantu banyuzamo imodoka, uyu muhanda wa Gwaryung Tano akaba ari umwe mu mihanda igoranye, imwe mu mihanda imwe ihanamye, kandi akaba ari umuhanda utinyitse cyane. Abayigendamo ntago basiba kuyigendamo, bamwe bagiye mu bintu by'ubukerarugendo, ariko abatambuka cyangwa se abari bakenya cyane cyane ugereranyije n'abasiga ubuzima, kuko abasiga ubuzima aba ari bo benshi. Uyu muhanda ni umwe mu mihanda ikomeye cyane, kuko uyu muhanda wubatswe mu 1977. Uyu muhanda ukaba ari umuhanda ufite ibirometero bigera ku birometero 25, kandi uyu muhanda akaba ari umwe mu mihanda ubamo impanuka nyinshi cyane, kuko buri kwezi hashobora kubamo impanuka 13, kandi izo mpanuka 13 zikavamo impanuka z'abantu batwara ubuzima bw'abantu bagera kuri 500. Uyu muhanda ni umuhanda dusanga ku mwanya wa kabiri. Uyu muhanda twawagiyemo Gwaryung Tano, akaba ari umuhanda uherereye mu Bushinwa. Umuhanda dusanga ku mwanya wa gatatu, uri kwibaza ngo ni uwuhe muhanda? Ni Downtown Highway. Downtown Highway ni umwe mu mihanda mibi cyane ku isi, baho imihanda y'urupfu. Uyu muhanda ni umwe mu muhanda ukomeye cyane, kuko abantu bawubatse ari abantu b'abakoloni babimukira bajyaga gufata muri ibyo bice bigiye bituye isi, kuko uwo muhanda wubatswe na bamwe mu bagabo abakoloni bazaga gutwara hano muri Afurika. Kuko uyu muhanda ni umuhanda muremure cyane, umuhanda ufite ibirometero bingana na 66 n'ibice bitatu, kandi uyu muhanda ukaba uherereye mu majyaruguru asatira uburasirazuba muri Arkansas. Uyu Arkansas uri kwibaza ngo ni ikihe gihugu? Ni igihugu kiri muri Amerika y'Amajyepfo. Uyu muhanda twababwiye ko ari umuhanda wa gatatu, bawita Down Highway. Uyu muhanda niwo dusanga ku mwanya wa gatatu, ukaba uberamo impanuka zingana buri kwezi, basi zingana n'100, kandi zitwara ubuzima bw'abantu bagera kuri 900. Umuhanda dusanga ku mwanya wa kane ni umuhanda bita dusanga mu Buyapani, turaza kuwusanga uri ku mwanya wa kane. Uyu muhanda bawita Aishima Ahashi Bridge, akaba uherereye mu Buyapani, kuko ufite uburebure bungana na 44.7 metero. Ubwo mu totali mu burebure ukaba upima ikilometero 1.7. Uyu muhanda bita Ashima Ahashi
Bridge ukaba uherereye mu Buyapani, mu majyaruguru y'Ubuyapani, ukaba warubatswe mu 1997. Uyu ni umuhanda dusanga ku mwanya wa 4. Umuhanda dusanga ku mwanya wa 5 benshi badatinya kuvuga ko uyu ari umuhanda w'urupfu, bamwe bakavuga ko utwara ubuzima bw'abantu barenga 3,000 buri kwezi. Ni umuhanda uri dusanga ku mwanya wa 5, ni Atlantic Ocean Road Norway. Uyu muhanda ni umwe mu mihanda itinyitse benshi ubuzima bwabo bugenderamo, dore ko muri iyi nyanja nubwo uyu muhanda utwara ubuzima bw'abantu n'indege zewe zigendera mu kirere ziciye muri Atlantic Ocean nazo zibasha kuburirwa irengero. Ese uri kwibaza ngo ese umuhanda uca mu nyanja hagati, kuko uyu muhanda uba uteye ubwoba bitewe n'umuvumba w'amazi uba uri kuzamuka hejuru, impanuka nyinshi zikagenda zigaragara iyo bitewe n'imodoka zinyuramo, kuko batubwira ko imodoka zinyura muri uyu muhanda wa Atlantic Ocean buri saha basi habasha kunyuramo imodoka zingana n'1,000. uri kumva uyu ni umwe mu mihanda itinyitse kandi itwara ubuzima bw'abantu kuri iyi si. Uyu muhanda wa Atlantic Ocean Road Norway akaba ari umuhanda ufite kilometero 8.3, kandi uyu muhanda ukaba utwara ubuzima bw'abantu basi buri saha abantu bangana na 64. Uyu muhanda wa Atlantic Ocean wubatswe mu 1970, kandi uyu ni umwe mu mihanda itinyitse itwara ubuzima bw'abantu. Abenshi muri bo baba bavuga ko ubu ari cyo gihano bafashe umuntu bakamujyana muri uyu muhanda wa Atlantic Ocean Road Norway. Umuhanda dusanga ku mwanya wa 5 ni umuhanda ugana muri Pakistan. Uyu ni umwe mu mihanda ikomeye cyane kandi inatinyitse, dore ko bamwe mu bashoferi cyangwa se abatwazi b'imodoka atari umutwazi w'imodoka uba ubonetse uwo ari we wese wavuga wo kwirahira kugira ngo ajye gutwarira imodoka muri uyu muhanda wa Zoji-la Pass. Uyu muhanda niwo dusanga ku mwanya wa 6, Zoji-la Pass. Zoji-la Pass ni uyu muhanda ukomeye cyane kuko ufite kilometero zingana n'100. Uyu muhanda wubatswe mu 1948. Uyu ni umuhanda utwara ubuzima bw'abantu kuko umaze kuberamo impanuka zigera kuri 3. Izo mpanuka akaba ari zo mpanuka zabayeho zikanganye ku isi mu mihanda yose, kuko uyu muhanda waje kubamo impanuka zigera kuri 3. Mu 1930 habereyemo impanuka itwara abantu barenga 300, kuko uyu ni umwe mu mihanda itinyitse kandi ihanamye irimo urubura rwinshi ruba rutambukamo. Umwanya cyangwa se umuhanda dusanga ku mwanya wa 7 ni umuhanda bita Nafyang Road. Nafyang Road ni umuhanda dusanga mu gihugu cy'Ubushinwa. Nk'uko mubyumva amazina, ni umuhanda uherereye mu majyaruguru y'Ubushinwa, kandi uyu muhanda ni umuhanda uri mu buvumo, umuhanda ukomeye uca mu mwobo, kandi uyu muhanda uri ku manegeka y'umusozi, kuko imodoka zihabasha kuhagenda ni imodoka ziba zifite amarasoro maremare kandi zitwawe n'abashoferi batagira ubwoba, kuko ubaye uri umushoferi ugira ubwoba wahita uyirenza umuhanda, kuko uyu muhanda wa North kilometero zingana n'6,000. Uyu muhanda ufite wabereyemo impanuka zigiye zitandukanye, kuko wabereyemo impanuka zingana mu myaka igiye itandukanye. Ni impanuka zabereyemo impanuka zigera kuri 3. 1983 habereyemo impanuka ingunga imwe, abantu 100 bahita bapfa. Ariko bari kutubwira ko uyu muri uyu muhanda ba mukerarugendo basura uyu muhanda baba bangana n'5,000 buri kwezi. Uyu muhanda nubwo wica abantu benshi kandi uteye ubwoba abantu benshi, ngo washiritse ubwoba ugiye gutwarira muri iyo mihanda, bakubwira ko ari umuhanda mwiza buri mushoferi wese yifuze kuwugeramo, nubwo uberamo impanuka nyinshi, ariko unumwe mu mihanda iteye ubwoba kandi abashoferi bakunda. Mu 1990 uyu muhanda habereyemo indi mpanuka yishe abantu bagera kuri 300. Uyu muhanda kandi nanone habereyemo impanuka 2011, habereyemo impanuka itwara ubuzima bw'abantu barenga 114. Umuhanda
wubatswe mu 1930. Uyu ni umuhanda dusanga ku mwanya wa 7, akaba ari umuhanda bita Nafyang Road, ukaba uherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Umuhanda dusanga ku mwanya wa 8 ni umuhanda bita Hana Hawaii, ukaba nawe uherereye mu Bushinwa, kuko uyu muhanda turi gusanga ufite kilometero 84, ukaba warubatswe mu 1949. Uyu ni umwe mu mihanda itinyitse kandi itwara ubuzima bw'abantu batari bakenya. Uyu muhanda ukaba utinyitse cyane kuko abantu bagera ku bihumbi 10 bamaze kugwa muri uyu muhanda, kandi abantu ntibahweme kugenderamo birukanka. Uyu ni umuhanda dusanga ku mwanya wa 8. Ngewe wabagezaga ho iki kiganiro akaba ari MC